uvuga ngo buri kanya buri bantu bose bamenye izina ryawe ko Imana yakwiyeretse. Noneho ibiteye ubwoba ukabinyuramo abantu babona wapfuye kandi uri muzima. Imana yiyereka Theogene nuko ngo Imana yiyereka Eliya. Amen. Uzi Imana yiyereka umuntu ari uko umuntu yageze ahantu bigize gute birangiye. Ntabwo Imana ikwiyereka ibintu bikiri aho bitangira. Oya, Imana ikwiyereka iramfata ibintu byose birarangira mbiciro ry'imigani. Najya gusenga Imana ikavuga ngo mwana wanjye nkugarutseho. Icyo nkakirarira yego, warashatse byarananiranye yego, warabaye iciro ry'imigani. Aho niho Imana igira gute ikwiyereka. Imana yiyereka Theogene. Imana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Bakunzi b'Imana irahari TV kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Abadukurikira barwaye mukomeze mwizere, mu ijuru hari Imana ikiza. Abadukurikira bari mu bigeragezo bitandukanye, namwe nimwihangane, kurira kwarari umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hanyuma rero imbere yacu murahabona umutumirwa, umugabo mwiza cyane w'ibigango, bigaragara ko ikintu kijyanye n'imbaraga z'ibiryo arazifite. Ubu rero no tugiye kureba mu kanya imbaraga z'amasengesho nazo ntabwo nshidikanya nazo arazifite. Ni nayo mpamvu twamutumiye, n'ubwa kabiri tumutumiye. Uraho neza Theo? Ndaho ndashima. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'iminsi Theo? Ni meza. Urashima Imana? Ashima Imana. Biragaragara. Ariko buri seriyemo ukuntu mbandi seriye mbandi seriye ukuntu, ariko nta bidasanzwe. Ndi umuntu uraho ndatuje yego, bitewe naho nanyuze nibyo bintera kuba ndi seriye. Yego, mu minsi yashize twagiranye ikiganiro cyiza, utambutse ubutumwa bwiza, abantu barabukunda. Ariko hari abantu baciye mu gikari baranyandikira bampereza andi makuru. Barambwira turiyobona ni pasiteri. Ni pasiteri ni umushumba. Ayo makuru barayambwiye kandi wari wayambije. Bimeze bite pasiteri? Niko bambwiye. Buriya rero ikintu bita by'amatitire nge simbitindaho. Yego. Kubera ko buriya ku munsi w'urubanza ivi ryose, yego, ube pasiteri, ube umuhanuzi, ube uwo ari we wese, yego, ivi ryose rizamupfukamira. Yego. Niyo mpamvu kuri ngewe ibyo baciye mu gikari barakubwira. Buriya abantu n'abantu bazakubwira n'ibindi, ariko uyu mwanya tuvugana sinita ku matitire. Ngende umwana w'Imana nicyo nzi. Nepo buriya nitwa Pasi ngewe. Pasi. Yego. Ariko na Nepo ni inshuti yanjye no ku Musaraba TV. Urumva rero ngewe impamvu nkunda uwo kunzamo, ndabakunda mwese. Urakoze cyane. Nuko twabonanye igihe kigeze. Uravuze ngo mbandi seriye mukuntu. Nabaye mu buzima bongera seriye. Yego. Ku buryo kubikubwira udashobora kubyumva, ariko nabaye mu buzima bunyemerera kuba ndi seriye, kubera ko isi nta mikino ifite. Yego. Ubwo rero kuba baranyuze mu gikari bakabikubwira, yego, nukuri nanjye ubwanjye bitewe n'inzira nanyuze, hari igihe nimva iryo zina barinyita ngahahamuka cyangwa nkagira ubwoba bitewe n'inzira nanyuze
yatumye mbaseriye nyine nk'uko bireba. Yego. Nizere ko batambeshye. Ntabwo bakubeshye, byarabaye. Yego. Imana ishimwe. Nishimye kubana nawe. Nanjye birashimishije. Nari ngukumbuye. Ariko Imana ishimwe ko tubonanye tutishwe n'ibyaha. Kumuririmbyi yavuze uyu munsi wa none amakuru mashyashya ijuru riri gutanga, nawe ari kukugeraho. Amakuru mashya ijuru riri gutanga rero, ijuru ritanga uko ryumva rigomba gutanga. Yego. Uyu munsi rishobora kuguha amakuru atandukanye n'ayo ryampaye. Yego. Nanjye rero mfite amakuru atandukanye n'ayawe. Yego. Ariko ko hari igihe twakira umuntu agahanura ibintu, bwacyo tukakira undi uturutse ahandi nawe agahanura nka bya bindi. Rimwe na rimwe mu nzu y'Imana, mu cyumba cy'amasengesho, mu bugaragwa se, dukunda guhura n'abantu ugasanga ubuhanuzi bafite ni bumwe. None wowe uravuze uti buri wese ahabwa ukwe. Biba byagenze gute kugira ngo tubone abantu bose baza bavuga message imwe, kandi wowe ukaba uvuga ati abantu bahabwa ibintu bitandukanye? Buriya impamvu uvuga ngo abantu bahabwa ibintu bitandukanye, umuntu ashobora guhanura ibintu bitewe n'uko we yiyumva. Yego. Nanjye ubwanjye bitewe n'uko niyumva, nanjye nzahabwa ibihwanye n'uko nanjye niyumva. Yego. Ngutangarize ko Imana ntiyakora ikosa ry'uko inka inka ishobora kubyara ingurube. Ntabwo bishoboka. Inka ibyara inka, ingurube ikabyara ingurube. Nshatse kuvuga iki rero? Umuntu ashobora kuvuga ngo yahanuye ibyo yumva, nyine yumva. Ariko nasenga nanjye ikampa ibyo Imana yumva. Urumva? Twese twahanuye. Urumva? Ariko ni ngombwa yuko ibyo nahanuye n'ibyo mugenzi wanjye yahanuye, uwabiduhaye azaza ashyigikire. Urumva? Ibyo iba yahaye buri muntu uwo ari we wese. Byuzuzanya. Yego. Ariko rero ngewe maze iminsi mbona ibintu bijyanye nimba nabyita planka. Umuntu yaba yumvise hasohotse indirimbo ifite ubutumwa runaka, akaba aribwo ashyiramo ubuhanuzi, akaribwo amarana iminsi. Cyane cyane ko tubakira bakavuga ngo muri iyi minsi maranye iminsi message. Ibyo bintu wowe iyo ubyumvise wumva mu by'ukuri kuba umuntu yahabwa message ku itariki ya mbere ari byiza akayigezanya ku yindi tariki ya mbere ariyo akivuga? Ngewe rero ntabwo ari, mbibona nkaho ashobora no kubeshya cyangwa akaba yayumvise ahandi. Birashoboka ibyo uvuze. Hari igihe umuntu ashobora kuba yakumva ikintu ahandi akagikurikiranya ayo matariki. Urumva? Kandi koko atari Imana yakimuhaye, ahubwo nabyita uburambe. None ushaka kuvuga ko hari abantu bakorera Imana ku bw'uburambe, abandi bakayikorera ku bw'uko bari mu muhamagaro? Ibyo ngibyo birashoboka. Gera nzi ko iby'Imana bitamenyerwa. Nyine iby'Imana ntibimenyerwa, ariko iyo umuntu afite uburambe ashobora kukubwira ati ko mbona inzara ikumereye nabi. Kuko afite uburambe, inzara urayifite, akavuga ati niko bimeze. Rero uburambe n'ubuhanuzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Urakoze cyane. Reka twisengera Imana. Ahasigaye tugezeho message Uwiteka Imana yaguhaye. Karibu n'isengesho. Mana yacu, Imana y'imbabazi, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, Imana y'ibitangaza, Imana ivuga ijambo ikaririnda, Imana yumva abatagira uwabumva, Imana icecekesha ibigomba guceceka.
turagushimiye ko nongeye kugera ahangaha nsanze bene data ari amahoro uhabwe icyubahiro kandi uhimbazwe rero umwanya wose turi bumare hano tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo ntibibe uko dushaka ubwo bibe uko ushaka mu izina rya Yesu amen. Karibu. Yego Yesu rero ahabwe icyubahiro reka dutangire dusuhuza abakunzi ariko tutibagiwe n'abanzi nabo turabashuhuje kunzi b'Imana irahari TV abakunzi b'Imana irahari TV ndabasuhuje cyane kandi ambifuriza amahoro n'amahirwe wowe uri mu bibazo bitakoroheye wabuze igisubizo Imana ikubera igisubizo wowe wumva inzira zo kubaho ntazihari Imana iguha inzira zo kubaho uyu munsi Imana irahari TV rero angeze kuri iyi kamera yanyu ariko ndasuhuza nshimira buri muntu uwo ari we wese ubasha gukurikirana iyi shene kugira ngo imugezeho ibyiringiro rero iyo umuntu abuze ibyiringiro arapfa uyu munsi abantu bakeneye benshi biyahura cyangwa bakora ibidakwiye ari uko babuze ibyiringiro rero iyi shene ni shene y'ibyiringiro nawe uyu munsi wa none Imana iguhe ibyiringiro aho wabonaga byanze tegereza Imana niho bizakundira aho wabonaga nta buzima bugiye kubera aho uri niho ubuzima buzabera uyu munsi wa none ibyiringiro ntabwo tubikura ku bantu ahubwo ibyiringiro tubikura ku Mana uyu munsi wa none yaba ibyiringiro tubikura ku bantu tuba twarapfuye ariko kubera ko tubikura ku Mana niyo mpamvu tubwira ngo bana banjye mbafashe haleluya rero uyu munsi wa none Imana iguha ibyiringiro iyo umuntu afite ibyiringiro arababara ariko agasigarana ijwi rimubwira ngo mwana wanjye nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize ibyo ni ibyiringiro kandi ibyiringiro ntibigurwa mu isoko uretse Imana yaguha ibyo byiringiro wowe ubwawe ntiwakeha ibyiringiro rero bakunzi biyishene Imana ibakorera ibitangaza biruta ibyo abantu babakoreye kandi uhereye uyu munsi Imana icecekesha iminwa y'intare zasamye indwara yaba intare karande zaba intare ibigeragezo by'amoko yose Imana ifunga iminwa y'ababasamiye kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mama kuba uri mu buzima bubi ntabwo bivuze ko Imana itavuze papa kuba uri mu buzima bubi ntabwo bivuze ko Imana itavuze ahubwo ni Imana yavuze ahubwo uyu munsi Imana yambwiye ngo mbatangarize ko igiye gukura mu magambo igashyira mu bikorwa haleluya iyi Imana ikuye mu magambo ntabwo yakuriramo ahatari aho wasebeye ikugarura aho wasebeye kugira ngo ikure mu magambo ishyire mu bikorwa mama umaze igihe kinini wumva Imana itashyira mu bikorwa akira ubuhanuzi kuko ni Imana igiye gukura mu magambo igashyira mu bikorwa ishyize mu bikorwa iki ahantu waririye ahantu wasebeye ahantu wumvishe nta byiringiro byo kubaho uyu munsi iyo abantu bakuvuyeho baba bazi ko ubuzima burangiye mama naje kukubwira ngo ubuzima buracyakomeza naje kukubwira ngo Imana niyo ivuga ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu mama naje kukubwira ngo Yesu niwe wenyine uvuga ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu haleluya njye uri kubikubwira nageze mu buzima numva isi yose birarangiye ngeraho mburaho kuba mu butayu ariko nkaba mu butayu Imana ivugana nanjye ngo nzakugirira neza wambaza ngo ubwo icyo gihe wavuye mu buzima bwiza ujya mu buzima bubi Imana ijya ibyemera Imana yantumaga ikambwira ati rero wowe uyu mwanya ndagushaka nkumva ntibishoboka ariko Imana yaje kubishaka hahandi nirirwaga mu bibi mu mahano
Imana niho yamfatiye inkura mu nzu njya kuba mu buvumo ibintu birancanga uruhu ruragenda ruba umukara ariko Imana ikavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza no abo dusenganye bose akaba ari bo bavuga ngo Imana yakuvuyeho kandi ari abahanuzi kandi ari abantu ngo b'Imana bakavuga ngo Imana irakwishe kandi ari abantu b'Imana abo harimo abantu nagaburiye harimo abantu nambitse noneho ibibazo binyirunzeho abari bo ba mbere bavuga ngo n'ubundi nta mana ibaho ngewe nkorera naje kukubwira iki mama naje kukubwira iki wowe papa unteze amatwi naje kukubwira ngo Imana itakurengeye nta wundi muntu wakurengera uyu munsi Imana yonyine ikurengere ubwo buzima aho bari bazi ko ndi bupfire Imana niho yatangiriye ubundi buzima ku buryo aho ntambutse buri muntu aravuga ngo uriya niwe cyangwa sa nawe reka nkubwire impamvu nabaye mu buzima mfite amafaranga ararangira nsigara ahantu njya kubona bwije mu butayu ngacunga ahantu hari ubutayu nkajya kwanurira gushaka ibiryo nabibura ntanura umuceri cyangwa imbabura ahantu babaga bitarashya neza biri kujenga ubwo ni ubuhamya bwanjye nta buhamya bwundi rero mbikubwiriye iki ndagira ngo nkubwire ko oya haguma aho hantu Imana itakura umuntu haleluya kandi ntaho itamugeza yego gumamo nubona iyi sura uraza kubona nsa n'umuntu yego umeze neza nuza kubona iyi sura uraza kubona ibyo bintu mvuga bitarabayeho ariko ndagutangariza ko Imana yigushaka ntaho itagukura yaje kumfata iramfata ibintu byose birarangira mbiciro ry'imigani najya gusenga Imana ikavuga ngo mwana wanjye nkugarutseho icyo nkakirarira icyo nkakiririrwa icyo ku buryo buri muntu wese yambonaga agahita avuga ati umva Imana noneho irakwishe birarangiye nanjye nareba nkabona koko birarangiye naje kukuzanira message kubwira ngo humura ayo bavuze baruta Imana igiye kuvuga waba witeguye kwakira Imana igiye kuvuga kuko iyivuze sidira rigita iyivuze kanseri irarigita iyivuze gusinzira ukabura ibitotsi ibyo bihita birigita kubera ko Imana ivuze wowe uneze amatwi bwira Imana ngo vuga ku kibazo cyane ku kibazo Imana itavuga kizaguhitana uyu munsi wa none Imana yivuze biba ari avance Imana iguhaye bivuze ko izakwishura ubundi iyo tuvuganye n'Imana ni avance Imana ibiduhaye bivuga ko izatwishyura uyu mwanya sida byarananiranye uyu mwanya amahembe byarananiranye iyo ni avance Imana iguhaye bivuze ko ije kubikura mu nzira wowe uryamye ubi Kigali ariko iyo urose uhita urota wagiye mu cyaro hahandi wamwakukiraga inka handi mwamanukaga mugiye kubagara ibishimbo Imana yakuntumyeho noneho Imana yambwiye ngo ntangariza abantu bayo abantu bavuze ijambo barangije batumaho intumwa ariko Imana yizaniye umuhanuzi kugira ngo iguhe avance kwereka ko Imana izakora ibyo yavuganye nawe kanseri si ikibazo uburwayi si ikibazo kuba wabiciro ry'imigani ibyo si ikibazo kuba wavugwa cyane ibyo si ikibazo kuba wahomba cyane ibyo si ikibazo iyakaremye niyo ikamena rero muri izi message ngira ngo ngusubiremo cyangwa nongere nkubwire Imana yavuganye nanjye kuko ntitwari turi kumwe ninjye n'Imana rero ikanyemerera kugera hano kuri iyi kamera y'Imana irahari TV rero uyu munsi wa none warababaye nibyo warababaye ubura nuwo wabibwira urarurira uko bwije nuko bukeye indwara zabaye indwara mu rugo rwawe ibihombo byabaye ibihombo nyemerera dufatanye ijambo ry'Imana hakubiyemo message hakubiyemo ubuzima hakubiyemo ibyo abantu bakwimye n'ibyo Imana ije gukora Imana iduhana umugisha reka dusome urwa mbere rw'Abami ibice 19 dufashe umutwe w'amagambo aratubwira ngo Imana yiyereka Eliya Imana yiyereka
Theogene. Eliya ntabwo ariho uyu munsi, ni njyewe nawe turiho kugira ngo Imana igire gute itwiyereke. Ngo utangarize ko Imana ntabwo yakora ibyose ashoboye, oya ikora ibyo adashoboye wari uzi ko ashoboye bikamunanira, Imana ikajya yabikora. Imana irambwiye ngo Imana yiyereka Theogene, nawe hashyira izina ryawe, uyu ni umwanya wo kugira ngo Imana igire gute ikwiyereke. Iyo Imana ikwiyeretse hari amagambo icecekesha. Iyo Imana ikwiyeretse hari ibibyimba byo mu nda bihita bibura ako kanya. Iyo Imana ikwiyeretse hari ibiteye ubwoba bigutera nijoro, wowe abandi bagasinzira, wowe ukajya kumva ibintu biri kugukomanga, ugakanguka ukabishaka ukabibura. Ibyo nibyo Imana igiye kwiyereka muri iki kiganiro. Rero hari abantu benshi babajwe n'abazimu ku buryo uko bukeye uko bwije agenda aryama akumva ari gushira, hakaba n'undi aryama ari muzima bugacya mu gitondo yavunaguritse. Icyo ni ikintu bita imbaraga ziba zigigukorera operasiyo, zikaza nijoro zikakuvuna. Ariko umva Bibiliya ukuntu ivuze ngo Imana yiyereka Eliya. Amen. Uzi Imana yiyereka umuntu ari uko umuntu yageze ahantu bigize gute birangiye. Ntabwo Imana ikwiyereka ibintu bikiri aho bitangira, oya Imana ikwiyereka aba yego warashatse byarananiranye, yego warabaye iciro ry'imigani, aho niho Imana igira gute ikwiyereka. Imana yiyereka Theogene. Imana ubu ikwiyeretse, wowe Imana ikwiyeretse ni ukuvuga ngo buri kanya buri bantu bose bamenye izina ryawe ko Imana yakwiyeretse. Noneho ibiteye ubwoba ukabinyuramo abantu babona wapfuye kandi uri muzima. Imana yiyereka Theogene. Nuko aha batekerereza Ezebeli ibyo Eliya yakoze byose. Ndashaka ko tuganira aho hantu. Hanyuma y'Imana kukwiyereka hari Ezebeli ugomba guhagarara, yamara guhagarara akaba afite intumwa. Yego twabonye ashaka ariko ntazabyara, twabonye acuruza ariko ntazunguka. Yego ngo barabimutekerereza zose. Aha ntabwo nshaka kuhatinda, ahubwo ndagira ngo ngere ku cy'Imana nyirizina enyicarije hano. Ntabwo nshaka kuhatinda. Hanyuma yo kubimutekerereza bigenda bite? Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati. Yego umva ngo Ezebeli atuma intumwa kuri Eliya. Yego uzi ko hari igihe batuma intumwa ku rugo rwawe, watungaga ntiwongere gutunga. Uzi ko hari igihe batuma intumwa ku byo ukora bigashira ubireba. Uzi ko hari igihe batuma intumwa mu rushako rwa mu bana bawe, ibintu bikakurangiraho wari uzi ko bigiye gukomera. Ngo ahera ko atuma intumwa kuri Eliya. Iramubwira iti ubugingo bwawe ninabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe. Iyo ni intumwa yari imaze gutumwa kuri Eliya. Iravuga ngo ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo nk'iki gihe. Imana nkorera, yego Imana zizabimore ndetse bikabije. Yego Imana zizabimpore ndetse bikabije. Imana ni ukuvuga ni Imana nyinshi, dukorera Imana si Imana nyinshi. Yego ngo zizabimpore ndetse bigize gute bikabije. Ndagutangariza ko izo mana zabo zirara zigukangura, zaguhejejemo indwara nawe ubwawe utazi ubwoko bwabo. Iyo ugiye kwa muganga babona uri muzima kandi wowe uribwa. Ndagutangariza uyu mwanya ni Imana zabo si Imana dukorera. Ni umwanya wo kugira ngo Imana ya Isiraheli yongere ishira ibihe byawe by'abakobwa ku murongo. Ndabibona byaranze, warabibuze, byarashakishije, nta nubwo uri mu Rwanda, ibihe byawe byaragiye. Imana ya Isaka iravuze ngo ngutangarize wahuye
n'Imana zabo, ariko uyu munsi uhuye n'Imana isubiza ibihe ku murongo. Niko Imana ivuze ngo ngutangarize. Urwo rugamba urimo, icyo kigerageza urimo, ni Imana zabo, si Imana yacu. Rero ni umenya gutandukanya Imana zabo n'Imana yacu, birakugirira akamaro kurenza kuguma ku Mana zabo. Yego. Eliya abyumvise atyo, Yego. arahaguruka arahunga ngo yikize. Eliya ngo abyumvisha atyo ngo ahita ahaguruka ngo yikize. Yego. Mama, ahantu wahungiye n'ubundi byarananiranye, ahantu wivurije n'ubundi byaranze. Bibiliya yavuze ngo Eliya abyumvisha utyo ahita ahaguruka kugira ngo yikize. Ariko aho hantu Eliya yahungiye n'ubundi ijisho ry'Imana ryagumanye nawe. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi uri mu bibazo, ariko ijisho ry'Imana ntiryakuvaho. Ndagira ngo nkubwire uri mu gahinda, ntabwo Imana yakuvaho, ahubwo Imana iracyabereye mwiza abayitegereza bose. Eliya yumvise ayo makuru. Hari amakuru wumvise, hari inkuru nkuzaniye ivuye ahera. Nubwo wabonaga nta buzima, akira ubuzima Imana iguhaye. Nubwo wabonaga nta kubaho, Imana itanze kubaho. Niko Iyera ya Isiraheli ivuze ngo ngutangarize. Wowe wari ufite ikibazo cyo mu nda gikomeye, Eliya yarahunze kubera ibyo Yezebeli yamutumyeho. Yumvise uyu mwanya basigaye bakurebera mu ishusho yo wenda gupfa iyo uryamye kwa muganga. Imana iguteruye muri ibyo bitaro, wowe wumva ko ubuzima bwarangiye. Imana iravuze ngo iguhaye ubuzima nubwo wahunze bitewe n'ibyo wumvise. Imana iguhaye ubuzima. Iyi Imana ihaye umuntu ubuzima, ibyo bavuga ko adashoboye nibyo ashobora. Niko Imana ivuze. Ajya i Berisheba i Buyuda, aba ari hasiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, aho ngaho yisabira gupfa. Aho ngaho wahungiye papa, urumva ushaka gupfa. Ntabwo Imana yagutakaza nimba uri umuntu w'umumaro. Aho wahungiye ntabwo Imana yagutakaza. Uru rugendo Bibiliya itubwiye ni urugendo yakoze rw'umunsi umwe, agira hasiga umugaragu we, hanyuma ayisabira Imana gupfa. Nimba uri umuntu w'umumaro, ndakurahiye ntabwo Imana yagutakaza. Nimba uri umuntu Imana izakoresha ukaba uri indaya, ntabwo Imana yagutakaza. Wahungiye muri ubwo buzima uzi ko bigiye kugenda neza, ntabwo Imana yagutakariza aho hantu, ahubwo izakurindira aho hantu kugeza igihe Imana isohoreje icyo yavuganye nawe. Eliya ngo ariruka ngo agere mu ishyamba, abona igiti cy'umurotemu ngo akigeze iruhande. Reka nkubwire ibintu Eliya yari yuje kuri iki giti. Yari afite amakuru avuga yuko umurotemu amakakama yawo iyo aguye ku muntu ahita apfa. Eliya ngo ageze munsi y'icyo giti, abonye amakakama ahita yinjiramo, asanga marayika munsi y'igiti yashize ikiganza munsi ya Eliya. Ikiganza cya marayika kijya amakakama. Uyu munsi ibyo wumvaga bigiye kukwica, uyu munsi ibyo wabonaga bigiye kuraho ubuzima, hari marayika ushyize ikiganza, hejuru y'igiti. Eliya ngo araryama, arasinzira. Mama, usinziranye kanseri, usinziranye amatiku, usinziranye ibintu bitavuga Imana muri wowe. Ariko Eliya ngo arasinzira, kumbi haje marayika ngo ashyira ikiganza hejuru y'igiti, amakakama arahagarara. Ngo Eliya ngo arasinzira, ngo amare gusinzira, ngo marayika araza. Hari
ugiye kugukomanga mu mbavu aguha ubuzima aguhe kubaho aguha icyerekezo niko Imana ivuze ngo ngutangarize araheshyira ikiganza hejuru y'igiti ngo gitangira amakakama abana b'Imana kira kiganza cya marayika ugiye gufata ibibazo wari ufite akabigukuraho ukabona ihumure mu rugo rwawe nuko ngo afata igiti agishiraho ikiganza Eliya araryama arasinzira ngo yumva marayika aramubwiye ngo Eliya we byuka urye numara genda rurakomeje urye ugende kuko urugendo ruracyakomeza ntabwo igihe cyo kwiyahura ari iki Imana iravuze ngo urugendo ruracyakomeza kanseri kumereye nabi ubyara inda zivamo Imana iravuze uyu mwanya ucumbiye message akira Imana ivuze bibaye kuko ibikuye mu magambo ibishize mu bikorwa Imana ya Isiraheli ibaho umugisha karibu nisengesho Mana y'imbaraga Mana yo kubahwa Imana y'imirimo n'ibitangaza Imana y'imbabazi turagushimiye bari barushyura baruhuye bari barwaye ubahaye ubuzima aba bararaga barota bagenda kandi baryamye iyo myuka yose none ahiburizwemo izina rya Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe ntibibe uko dushaka ahubwo bibe uko ushaka mu izina rya Yesu amen. Umuntu yakwifuza kuguhamagara akakwifuzaho ubujyanama akifuza ko mwafatanya gusenga ariko ndagira ngo utambutse nimero ya telefone kugira ngo wagukenera abone uburyo bworoshye bwo kukugeraho. Telefone yanjye rero muri iyi minsi yarapfuye nguze n'indi nabwo irapfa urebye muri kwezi banza telefone zimaze gutakaza ni nk'ebyiri urumva rero nzongera hari mu gihe kizaza kugura indi telefone. Urakoze cyane rero nta kibazo n'ubundi abanshaka urahari bakubona nanjye bakubonye baba bambonye. Urakoze cyane yego murakoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Yego